Ujya utwerera mu bukwe cyangwa ujya utanga? Ntwerera biki? Ngutwerera umugore n'uwanjye cyane uwawe. Umugore n'uwo ugiye kugenda umufiringa umuvibing umubyaza abana n'ibyawe. Ngutwerera biki? Nanjye namuzanwere simbikeneye. Ngera amasora bwa mbere akinyira yambabuye mu nda. Guma. Samwara banjye none. Oya azayo wowe byagenze bite? Arotsa pe. Wowe mukwe byese mubabura mu ndo byagenze bite? Yararwaye. Kanesa arwara. Nawe warababutse. Navuze ko mwamusanze umwana babutse n'ubwo ngo ni inzora. No. Mana rero. No shafu gikoresha gake. No bavuze ngo yashira hano ku byatsi byahita yuma. Yahita yuma. Hahita hakumura. Nabiza nashira kuri urarurabye. Ureko ko rudahita rwuma. Mugasekera ngo watangiraga inoti yabi. Ntabwo nyirize mba no mugasekera. Ntabwo nyirize mba mugasekera. Wakora gute? Ruguru ntabwo nyirize mba mugasekera. Ni mukaramba. Wapi? Watangiraga 2000. Oya ahubwo nakundaga ahubwo yagenda najyaga nko mukabere nkanywera byeri nkatahira byeri. Ni gwatahira byeri. Bambara gukubisha bakakushasha. Bakawuvuza. Cyakora bwa mbere na mbere nahuye n'imanzi. A few moments later. Yesu mubikoze n'imanzi. Mugashimane sindabikora n'imanzi. Ubundi simanzi ziba zimeze nubwo nashatse umugabo nza naka. Anyways. Ubukwe bw'indaya bubaho? Ese kurukunde bucyo? Ngo mana wamvuzeho ngo wambwiye ubukwe weho. Ubukwe bw'indaya bubaho? Wenda bunabaye ni shitani yabibukoze. Rwa ruhanzi urumva gukora umuziki bizagutunga? Shaka gukora umuziki ntago bizanunga. Ikintu kizanunga kereka mbonye nk'igicecuru kikankunda nkibomorera. Ni minota 2 ni inkoko. Urabizi se? Yaka navugisha ukuri turi kumwe. Ngewe yaka nutabeshya ndaguha bitanu. Ariko buriya namaze kugukubitiramo kagurira. Nakunkweregura cyangwa nkagukubitiramo kunyage. Muri kurira ko ufite ikibuno kingana gutyo. Nagucangana izina ry'Imana ukananshimira. Kuvuga ati yakamere surakoze cyane. Hacha Mungu nakubiza icyuya we. Bro rikundeba ngo ndi gato gatubura naguseseye mwaya matayi ngiye. Hacha Mungu wabira icyuya. Yumvira ndagaswera. Zamazana muzambere kabandi gera mu mupuri wawe ukuntu wiyumvisha. Hera wataye ubusugi ryari? Mbabari ruhere ku cyumupuri. Hera ku cyumupuri buri yanjye w'ibintu by'imipuri n'ibyo byanjye. Mbabari ruhere ku cyumupuri na kabanda. Kabanda ikigukandagira mu ikaguhanga wataye ubusugi ryari? Umwana amaze imyaka mena sambaye. Aha. Nyuma ikintu abantu bakuziho kandi nawe wiyiziho kuko karicyo. Uburayi. Guma. Kabyara inyane mwana wanjye. Kandi bose bazagutuka ntuzangirire. Kunuka se jambo kubwira ko bagututse warapfuye. Ngeze kunuka bimvana hi. Aha ngeze bizankura. Wowe ukunda kwiriza. Erega nawe umeze nk'abana. Wowe umeze nka se. Harira se gute? Ukuntu uteye. Harira nkande. Uranje waranyobeye. Harira. Yes. Senarira. Nabajya bagutunga ufite utwe runini ukaza ukiriza. Harira ngewe. Ngo ngewe. Bese barabivuze ndapfa. Ngo bashaka iki?
yewe ahubwo narababajetse runini mwikoreye urutwe rwanjye barushaka yiki bisi sa avuga ni mama bashaka iki ni mama mutabaruka rutwe Nzovu ubona abakobwa bagukundira iki kuri mu bantu bakunda kuba bari kumwe n'abakobwa bagukundira iki gitsina gore nkundira ngira umutima mwiza sinjya mpemuka ntago wabura icyo kunywa mfite amafaranga ndakugurira ntago wakwitwa n'inzara kugurira abagore gusa abagore nibo batubyara njya kugurira ibigabo se ni ikihe kintu wambwira dusoza kintu nakubwira dusoza mwana uzakunda Imana kandi ujye ugabanya na zagara zo guseka cyane abantu bose usekera ntabwo ariko baba bakwishimiye n'ubu nkanjye uri kunsekera kuko ndongeye uravuga iki ngo ujye wambara agakingirizo sheri wawe wajye wambara agakingirizo mama bwo mama mukundi ariko se n'ubundi numva aho uburyohe buri numva ubundi n'ubundi baza noneho ukoresha agakingirizo ni hahandi karegarega ntabwo agakingirizo nzovu kajya kamukwira reka ubu iyo bigeze nimugoroba urahindura kakandi nyine umuntu yunama gutya ugashyiramo n'agakariso k'umweru nyine kugira ngo rwose sindinga ndangamirwa hari ibintu wari ukoze ngo ugira gute ariko rero nareka nkubwire rero bitewe n'ukuntu ngukunze ngenda kubonye mbonye ubu bwanwa bwawe numva ndagukunze tugende mu nzu mbanze nkwereke umubare w'ibanga hariya mu nzu urimo umubare w'ibanga wereka abantu bose ubu ngubu ukoresha baza agakingirizo biterwa n'uwari indwara nyinshi zirimo na sida ndabizi ko indwara zo ziriho ariko kubera ko mba nashaka kubyara abana batagira gahunda yego wenda tuzatwambara na tubiri none se nawe wanyweye ya nzoga yitwa yewe undi inyuma aho yaya ariko abantu bita amayoga amazina bararenja abantu bita umuntu yarebye inzoga ayita ngo yewe muntu iyo wenda iyo unyweye ugira urwikekwe ukaba ucyabagoza iyo muntu ariko nk'inzoga yitwa tunuri cyangwa donda ubwonko ari ni ngo yitwa umusaza wicaye umumanura uri isugi yanjye isugi ubihakana nyine ubwaza mbwira imba yarangiye hejuru hari abantu bahita bahakana ngo rero uriya mukobwa ngo iki judging people kuki mu judging abantu ndacyari isugi kacyapfundikiye yewe data we abantu bose urumva gusengana n'umuntu ari ahangaha mu rusengero agakomeza ati ngo mana ngo naje gusaba amafaranga nta mafaranga ari hano amafaranga ari Nyabugogo ari Kimisagara mujye gushaka amafaranga hano ntago baza kuhasaba amafaranga ahubwo bahazana amafaranga ako nyumvira bano bakristo ndagasa. A few moments later. Nzovu biramutse bibaye bakavuga ngo umuntu uzongera gusambana ajya arapfuye urumva muri cyumweru nasambana nashaka nkahita nigendera wowe Nzovu bavuze ngo muzongera gusambana azajya atagwaho uwamara iminsi ngahe amasogonda binamanaguye aho ngo ntago nkunda kwambara box yongeye kureba umuhungu asubiremo ako kana ntago nkunda kwambara box yongeye kureba umuhungu
we mabure urihangana ukaba wishyuye ngavuga ati reka uno munsi mbe nyikwamye n'ubundi indi minsi yose mba nazambaye zanambangamire ku munsi nyikwamye ngiye kwihera shomombe nuko yararambaye ku buryo nyine kunkuramo bitari burenze amasegonda 3. umugabo ngo abaritonze ngabana agakobwa keza ku Gisenyi agashashagirana arakabona arakareba akishiramo nako kamwishyiramo ati tugere ngo buraka aragiye bahagarara ku cyokezo ngafata iminwa y'umuntu afata iminwa y'umuntu arayijyana nabwo atari ko sheri twibete gatoyi baba aribese atabamukozeho ngakimanuka akajya kwikorera ngo azanga n'urukabanda rumeze agaruka yiruka aravuga ati mpuye n'umuntu ariko umuntu we Igo gusabe ngiye umutaransamu ntabwo gusabura ntabwo buriya dusabara araryoshye buriya akunyene akakubyongera ugategura ngo wese reka nkubaze hari gutaka kuri gutatu gutaka mu gifaransa mu cyongereza mu kinyarwanda ataka mu ki ataka mu kinyarwanda ushiri abona atatava yes we ubuse ngewe ndi kumwe na Yesu ndi mu byaha Baba yangu ndi mushiri yaka nabanga ameze nk'ikihebe we ushaka no gukora biriya yibere muri telefone cyakoze by'umugabo ukubitwa utamukubise cyaba ari ikibazo ese bwakwita umugabo uri umuntu umugore wamukubita kuko nicyo yabakeneye umugabo ukubitwa ese ubwo uri umugabo Sebo nabasoro rushimaraga werebere ibintu ufite rero n'abana banjye no kubakubita bari intambara sinzi kurwana ariko niba wa mugabo wicaye kubitwa n'umugore umugabo atandukanye n'umugore umugore ufite umugabo ukubitwa please jya umukubita n'ukuri tumusabiye gukubitwa kuva ku mbere kugera ku cyumweru umukubite uko abikeneye mana kubita rero hari abantu bagera mu bihe by'ubunebwe akumva afite ubute ku buryo no kumuha ibyo kurya ashobora kumva guterura ikiyiko cyangwa se ikanya birimo kumusaba ingufu nyinshi. Ntabwo uzi igishinwa neza? Ndakizi yose no kumva turi kuvugana ikinyakoreya. Iyo umuntu avuze kinshawa uba wumva ashatse kuvuga cishwa. Harimo umuntu wangira inama yo kureka uburaya ndajya mumenyesha ko baranazegera mbureka. Icyo kosa ryo ntago zarireka. Navukiye Sodoma nkurira mu ndaya nkurira gusa nage reka wewe wabikora cyo nako ageza no risa we wajyaga mu mabuye abo yahwereye niba ndindera niba ndihe ntabwo ako mutaberanye kandi turaberanye nguki ngukira bavuga ko tutaberanye kandi turaberanye uramenya niba baragushaka ubitondere bavuga ko mutaberanye kandi muraberanye bavuga ko mutajyanye kandi murajyanye
Nyuma umusaza gira nk'ubutumwa ushobora kugenera abantu babi Kigali mu Cyongereza. Ubwo nabasha kuvuga ngo we are people, we are children, we are father, we are mother, we are thank you, we are money. We are ukuvuga ko nukora cyane uzananirwa, urware, utakaza ubuzima, hanyuma ufate bwa butunzi wakoreye warunganyije ujye kubwivuzamo.